tekereza nk'amagambo 10 ukeneye kumva ubuzima bwawe ntibuzongere kuba umwijima ukundi cyangwa se ubw'umwijima ukundi. Tekereza ya magambo utigeze ubwirwa na mama wawe cyangwa papa wawe, atari uko batari bayazi, ahubwo bishobora gushingira ku mpamvu zitandukanye. Reka nk'aya magambo ni amagambo 10 wakabaye kuba warahawemo impano na mama wawe cyangwa se so wakubyaye. Wibuke munsi y'video handi subscribe niho ukanda ukajya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi. Ubuzima tubamo buragoye, buragorana, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenya iyo watakanye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ngo inzozi zose waba ushaka kugeraho muri ubu buzima zihige kandi uzikorere. Uzazihige kandi uzikorere kuko ntizizigera ziza mu nzira yawe ngo zikwitambike. Nta mbaraga wakoresheje cyangwa se ukoresheje byakuvuna. Ngo ntabwo watera imbere cyangwa se wagira kure uramutse uziritse ku byahashize cyangwa se wiziritse ku byahashize. Iri jambo turivuga kenshi hano mu kiganiro gatabo. Buri gihe uzabe mu bwihisho wivugurura wowe ubwawe, buryo utazigira na rimwe wita ku bintu cyangwa se umuntu cyangwa se abantu bashaka kukuvana muri uwo murongo. Ukoresha imbaraga zawe cyangwa se gutakaza imbaraga zawe uhangayitse cyangwa se mu muhangayiko ngo ni ubugoryi. Imbaraga zawe zibe za zindi ukoresha wizera, urema ndetse ukura cyangwa se kwivugurura kandi uba healed cyangwa se wikiza cyangwa se gukira ibikomere, wikiza ibikomere. Ngo burya kenshi buri gihe uba ugomba uretse wumve akantu hano mugomba gusigarana mu mutwe. Ngo burya kenshi biba ari ngombwa ko uzaca mu kintu kigusenya cyangwa se kizagusenya hamwe hafi wenda kurangira neza kugira ngo ubashe kwisobanukirwa, kugira ngo umenye neza ngo urinde. Bigufasha kwisobanura cyangwa se bigufasha kwisobanukirwa neza wowe ubwawe. Ngo benshi burya ibi bintu ntabyo tuba tuzi, tubigeramo tukumva byaturangiriye, nyamara biba biri ngombwa mu buzima. Vuga make kandi ngo urebe bihagije, vuga make witegereze bihagije. Ngo buri kimwe muri iyi si ntabwo gikeneye attention yawe cyangwa se kwerekana ko ugitekerezaho cyangwa se kuvuga icyo ugitekerezaho. Reba cyane. Iteka ngo jya wibuka ko attention yawe cyangwa se kurya twita ku bintu kwacu bigereranywa n'ifaranga ry'agaciro. Bikoreshe neza mu bwenge aho biri ngombwa. Ngo nta na rimwe tuba tugomba kumva dutewe isoni no kwihiringa kwacu. Ntibizagutera ikimwaro kuba wakora uko ushoboye cyangwa se uri gukora uko ushoboye cyane. Nimvuga cyane wumve cyane koko ukorera icyo wifuza kugiraho. Yego ibitekerezo abantu bakuvugaho n'ubundi ngo ntabwo bikwishyura bill, ntabwo bituma ubaho, ntabwo bikwishyura ifunguro iyo washonje. Ntukite ku magambo y'abantu dore ko banavuga koko. Umva neza aka kantu ugasigarane mu mutwe. Ngo ukuntu uzabona ko abantu mu bana batandukanye, bamwe ngo mu gihe bazabishimira ko wagize ibyo ugeraho, abandi bo bazaba bagucira urubanza bavuga ngo warahindutse. Mbese ko John yahindutse, mbese ko Samuel yahindutse. Nyamara bose bazaba bavuga ku ngingo imwe. Hari abazishimira ko wateye imbere, mu gihe abandi bazaba babyita kwiyemera no kuba warahindutse. Uhitamo rero neza abantu wizengurutsa. Ni amagambo 10 wakabaye kuba warabwiwe na so cyangwa se nyoko wakubyaye. Ujya ushobora mu gukorera bya bintu cyangwa se mu gukorera bya bintu abantu batakwiba cyangwa se batakuriganya, kuko ngo nibyo musingi wa buri kimwe uzageraho. Murundo w'amafaranga oya ayo ngayo arahomba kandi barayeriganya. Ngo ahubwo bakabya bintu abantu batakwiba, ubakabya ibintu nk'imitekerereze mizima, imyitwarire ndetse n'uwuriwe ubunyakuri, kuba umunyakuri ndetse no kubaka uwuriwe wa nyawe. Reka dusoze tuvuga gutya: kwihiringa ndetse no kubabara by'ubuzima ngo burya biba ari iby'akanya gato. Ngo ibitambo burya ni nk'ishoramari. Ngo jya wihereza umutuzo muri utwo duce duto tukugoye cyangwa se tukugora, bizaguha gutsinda by'igihe kirekire. Be focused and be patient. Be focused and be patient. Niryo jambo. Wowe ngo guma ku bintu kandi wihangane, jya wihangana mu byo ukora byose. Bizagira igihe bikundi. Ni ukwihangana ndi kuvuga ahangaha. So kwihangana gucyo gusa, ndavuga kwihangana bya nyabyo. Kora handi subscribe kuri iyi chaîne ya Tele Mutanyi Rwanda, uhabona munsi y'iyi video uzajya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi bikoroheye, kuko utangira kujya ubona ubutumwa buri ko dushyizeho ikiganiro gishyashya. Reka tuzasubira ubutaha n'ikiganiro gatabo. Nitwa Mugisha. Naho ubutaha.